ikintu cya mbere kiranga ko umubiri ari muzima ni uko uba ufite iki? Ibyishimo. Ubu dufite abantu barakaye, kandi umwanditsi yaravuze aravuga ngo mwishime iteka. Ubu dufite abantu barakaye. Iyo utishimye, iyo umunezero wawe utagaragara, kenshi umubiri wawe uba ufite ikibazo. Ikizakugaragariza ko umubiri wawe ari muzima ni uko ugomba kuba ufite ikimenyetso kigaragaza ko uri muzima. Icyo kimenyetso nta kindi ni icy'ibyishimo. Ibyishimo bitangwa na Yesu. Uyu uri muri twe ajya atanga ibyishimo, kandi ntibizanwa nuko dutunze ibya mirenge. Reka da, iyo wemereye uyu mubiri, icyo ubitse gitanga ibyishimo, kandi ibi byishimo byaza bigasesekara inyuma, ku buryo umuntu wese ukurebye anezezwa nuko nawe unezerewe. Iyo wuzuye ibyishimo, nawe utanga iki? Ibyishimo. Ikintu cya mbere kiranga umubiri muzima ni umunezero. Nimuvuge ngo amen. Kandi uyu munezero twebwe uwuduha twamaze kumwakira ari muri twebwe. Mwemera be muri twe, iby'isi itaduhaye azabiduhereza, ku buryo umunezero wacu uzatureba wese azawumenya. Icya kabiri ni umubiri ugira ibitotsi, usinzira. Abantu babuze ibitotsi. Dawidi yaravuze ngo nzaryama nsinzire nizigure, kuko Uwiteka mbereye maso. Wowe uzakanura ku manywa ukanure nijoro. Niki gituma umubiri wawe utagira ibitotsi? Ishime, numara kwishima nujya ku buriri uryama usinzire. Twagiraga umupasiteri wavuga ngo iyo umuntu yakiriye Yesu ngo araryama ngo akamera nk'uruhinja basizemo vite. Musinzire, muryame musinzire. Uri muri twe aduhereza iki? Ibitotsi. Mwirya ibibonetse byose. Uyu mubiri mugomba kumenya ibiwukwiye, kubera ko ubitse roho. Menya ibyo uwugaburira. Ntabwo ndibuze gutinda ku biribwa birimo byaduka, ibinyobwa birimo byaduka, ariko nimumenye ibyo murya, kuko uri muri mwe hari ibyo atabwe bemerera kurya. Nimumenye ibyo munywa, kuko uri muri mwe hari ibyo atabemerera kunywa. Uroho nzima mu mubiri muzima. Uyu ni umubiri ugomba kumenya ibyo urya. Uyu ni umubiri nyirawo agomba kumenya ibyanywa. Hari ibintu ushobora kurya, hari ibintu ushobora kunywa, roho iri muri wowe, ubu bugingo tubitse ukabwangiza. Mwirya nk'abandi. Umubiri ni iki gice kigaragara tubonesha amaso. Hari ibice bitagaragara ariko bibitse mu gice kigaragara. Munyumve, hari ibice bibiri biri muri twe bitagaragara ariko bibitswe mu gice kigaragara. Ufite ikibazo cy'abantu batazi ubutunzi bubarimo. Ugasanga rimwe na rimwe bafata umubiri nabi, ntibibuke ko umubiri ari utunze, ari urinze ibibarimo. Mwarimo muririmba, ariko nanjye ndifuza kuririmbana namwe indirimbo y'105 ivuga ngo ubuntu bw'Imana butangaje. Muraza kunyemerera muze kuyimfasha muduhagurutse. Baririmbyi bake bafite ibitabo cyangwa bafite telefone irimo iyi ndirimbo 105 baze kunyegera dufatikanye tuyiririmbe mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Abaririmbyi bake ijwi ryanjye murumva ko rimeze konto, baramfasha tuyiririmbane. Imana ibahereza umugisha. 105 iravuga ngo ubuntu bw'Imana butangaje. Murakoze, ngaho nimumfashe. Butangaje nibwo nankuyeho imigozi Yavuye kugushaka kw'Imana yonyine. Yavuye kw'Imana yonyine. Ni Yesu wenyine, ni Yesu wenyine
guhirwa guhirwa mu ijuru mwese 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 nimumenye yuko umukiza ajya asanganira mwese 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 nimumenye yuko umukiza ajya asanganira ajya Imana ishimwe. Suko nari mwiza suko nari mwiza abanamba ubuntu bwa Yesu ubuntu bwa Yesu yarambabarijwe kuri wa musaraba kuri wa ndetse yabambanywe yarambabarijwe yarambabarijwe kuri wa ndetse yabambanywe kandi iyo nibutse uko yagiriwe binyibutsa we nta kibi ninjyewe yazize binyibutsa we nta kibi ninjyewe yazize ubicyo nifuza nuko umukiza wanjye niwe ngabo ihora imyambi wa mubi niwe ngabo ihora imyambi wa mubi none icyo ngusabye ingeso wa mubi zashaka kubyuka zirimuruzi mpore nihariwe zashaka kubyuka zirimburuzi mpore nihariwe
none maso yanjye, none maso yanjye, nawe munwa wanjye, nawe munwa wanjye, mubiri mwese mushimishe uwankuye ibyaremwe byose mwese mushimishe uwankuye mu ngoyi ibyaremwe byose tumushime. iki gitero twagisubiramo badacuranga, kivuga ngo none maso yanjye, nawe matwi, nawe munwa wanjye, nawe mubiri we, mwese mushimishe uwankuye mu ngoyi ibyaremwe byose bimushime. Dusubiremo. None maso yanjye, nawe munwa wanjye, nawe munwa wanjye, mubiri we, mwese mushimishe uwankuye mu ngoyi ibyaremwe byose tumushime. Mwese mushimishe uwankuye mu ngoyi ibyaremwe byose tumushime. Komera Imana amashyi menshi cyane. Mwicare, Yesu abaha umugisha. Kadusome ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike rwa mbere, ibice 5 umurongo wa 23. Rwandiko rwa mbere Pawulo yandikira Abatesalonike, igice ni icya 5 umurongo n'umwe turasoma wa 23. Dusome. Haravuze ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe, bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Ndasubiramo. Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose, shakamo ibintu bitatu: umwuka, umubiri n'ubugingo, byose uko ari bitatu birarindwe, bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Urwandiko rwa 3 rwa Yohana, igice rugira igice kimwe, turasoma umurongo wa 2. Urwandiko rwa 3 rwa Yohana rugira igice kimwe, turareba ku murongo wa 2. Haravuga ngo ukundwa, ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. Ndasubiramo. Ukundwa, ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. Amen. Ntekereza ko ndi umushyitsi ariko kandi ndi umusangwa. Niba hari umushyitsi ahubwo uri aha ngaha niwe ndibwira. Nitwa Singirankabo Boniface, ndi umukristo wo muri ADEPR hano i Kigali. Ndi umugabo, ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, nkaba ndi inshuti y'abakristo, nkaba ndi inshuti y'itorero hano,
ndagira ngo mfate uyu mwanya kandi nongere nshimire mushumba ndetse n'itorero muri rusange ko bateguye ibihe byiza byo kuba imbere y'Imana, masengesho y'iminsi 21 bagatekereza bazaganira n'abera ijambo ry'Imana, nanjye bakantekerezaho. Imana ibahereze umugisha kandi nongere mbabwire ngo mukomere bitewe n'ibihe tuvuyemo. Ndizera ko murimo muragenda mukomera kubera ko mwisi niko bigenda kandi aho tujya turahazi. So barampamagaye rero bambwira ko nzaza kubana namwe muri iyi minsi y'amasengesho mufite, bambwira ko mugeze ku munsi wa 3. Ntekereza ko uyu munsi wa 13 imbere cyangwa inyuma habanje hari abandi bakozi b'Imana bagiye babaganiriza, ndetse ntekereza ko n'inyuma yanjye hari abandi bazaza. Iyo bateguye amasengesho kenshi haba habayeho ihishurirwa kuba yateguye, bagatanga topic abantu b'Imana bazaganiraho. Buriya mujye musengera bigisha kugira ngo uze kwigisha imbere yawe harabanje abandi, hari ubwo uvuga ibyo bavuze bakaba barabivuze neza kukurusha. Muri ADPR kera iwacu habagamo ijambo ryitwa ngo ni ijambo ry'urufunguzo. Twagiraga bigisha babiri, uraza kuvuga ijambo ry'urufunguzo n'umwigisha w'ijambo rirambuye. Hakaba ubwo rero haza umuntu uvuga ijambo ry'urufunguzo ugasanga no hagukingiyemo ibintu byose akabivuga, Bibiliya yose akayirangiza, wajya kuvuga ugasanga ntiyafunguye ahubwo yakinze. Ubwo rero hari igihe umuntu akubanziriza ugasanga ibintu byose yarabirangije. Ariko rero niko bigomba kugenda, ntago twese tunganya ubushobozi mu kubwiriza. Hari umwigisha wigeze yigisha mu iteraniro ry'abateoloji benshi, avuga Yesu, aramuvuga basohotse, umusaza mujyana ku ruhande aramubwira ati sha, Yesu wamuvuze neza, ariko wamuhereye hafi, ati bari kumuhera ku ntama. Umwigisha aravuga ati namuhereye aho twahuriye. So urumva rero urumva buri wese avuga nyine bitewe n'ubushobozi bwaho yahuriye na Yesu. Mufite topic nziza, insanganyamatsiko nziza yitwa roho nzima mu mubiri muzima. Nziza cyane, roho nzima mu mubiri muzima. Mwifashishije iri jambo riri mu rwandiko rwa 3 rwa Yohana. Ubundi iyo bavuze roho baba bavuze umutima cyangwa baba bavuze ubugingo. Roho ni moteri, ni ububiko bubitse iby'ubugingo. Bivuze rero ngo roho icumbitse, ituye, iba mu mubiri. Ni ukuvuga ngo ni icy'ubugingo kibitswe ahantu h'ahanyantege nke. Niyo mpamvu rero bavuze ngo tugomba gutunga roho nzima ariko ikabiri mu mubiri muzima. Aya magambo dusomye mu rwandiko Paulo yanditse rwa 2 yandikira Abatesalonike, yashaka kubibutsa ko Yesu agiye kuza. Arababwira ngo ariko nubwo Yesu agiye kuza hari ibintu mugomba kuba mwaritayeho. Yavuze 3. Yaravuze ngo icyambere ni umwuka. Umwuka naho duhurira, umwuka ni umufasha uduhuza n'Imana. Aravuga ngo 2 ni ubugingo. Ubugingo ni ibitekerezo cyangwa amarangamutima. Yaravuze ngo 3 ni umubiri. Umubiri ni iki gice kigaragara tubonesha amaso. Hari ibice bitagaragara ariko bibitse mu gice kigaragara. Munyumve, hari ibice bibiri biri muri twe bitagaragara ariko bibitswe mu gice kigaragara. Munyumve, umubare munini w'abantu bari hano mwese mufite amatelefone. Nta muntu ujya kugura telefone ngo ahita yicyura. Hari ibintu bigera kuri 2 bayishyira 2 3. Hari antibloke, na akantu kajya ku kirahure. Hari pochette, sinzi n'ibindi nyamona bashyiraho kugira ngo telefone ibe ifite security. Baba barinda iki? Baba barinda ikiri imbere muri yo, kubera kudasiza hakarinda taburo hari ubwo imeneka. Rero dufite ikibazo cy'abantu batazi ubutunzi bubarimo. Ugasanga rimwe na rimwe bafata umubiri nabi, ntibibuke ko umubiri ari utunze, ari urinze ibibarimo. Sinzi niba Pastor Desire yaje kubwiriza hano. Hari Pastor tupira muri ADPR witwa Desire Habyarimana. Yararwaye, abantu bakurikiye social media, yagize ikibazo cy'umugongo, yararwaye avuye kwivuza. Hari akantu ejo bundi yaravuze ngo umubiri ubika inzika. Sinzi ko abantu bagakurikiye. Narakarebye ngewe numva ndakangutse. Yaravuze ngo umubiri ubika inzika. Yaravuze ngo yarabyutse igitondo kimwe, abyutse yumva umubiri uri kumurya, ngo araribwa
bya bindi bitabaho. Ni ibiki byamuteye ubwo buribwe? Yaravuze ngo yakoze ubushakashatsi asanga ari umunaniro w'igihe kirekire yarakoze yibagirwa kuruhuka. Ndagira ngo mbatangarize ko uyu mubiri hari ibyo mugomba kuwukorera, hari ibyo ukeneye, ariko kandi tukibuka ko muri wo habitswemo iby'agaciro. Aya magambo ari mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana mwateguye yanditswe na Yohana. Yohana ni umwe mu ntumwa za Yesu wakundaga kuba hafi ya Yesu cyane, akagira inshuti ye yitwaga Gayosi cyangwa Gayo, ngo yaramukundaga cyane. Niyo mpamvu twasomye iri jambo rivuga ngo ukundwa. Gayo yarakundwaga ku rwego rukomeye. Yohana murebye abona muri we harimo ikintu kidasanzwe, amwandikira aya magambo aramubwira ngo ukundwa, ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose. Iri jambo ryitwa muri byose yarashatse kuvuga ibintu bibiri. Yarashatse kuvuga ubugingo, ashaka kuvuga n'umubiri. Dufite abantu rimwe na rimwe bita ku mubiri ariko ntibibuke ko mu mubiri imbere hari ikindi kintu kirimo. Icyo nacyo kigomba kurindwa. Nimuvuge ngo amen. Muraza kumfasha rero kugira ngo nze gukoresha igihe neza. Iyo bavuze roho nzima mu mubiri muzima, ni ukuvuga ngo umutima muzima cyangwa ubugingo buzima ariko bubitse mu mubiri nanone muzima. Ndaza gukoresha igihe neza, shaka kuvuga ibintu bigera kuri 4 biranga umubiri muzima. Iyo umubiri ari muzima ugomba kuba ufite ibintu biwuranga, ugomba kuba ufite ibintu biwugaragaza. Uyu mubiri ubitse roho, ubitse ubugingo, kugira ngo ube ari muzima ugomba kuba ufite ibintu biwuranga. Umuntu wese ashobora kuba umushakashatsi cyangwa umucukumbuzi, ku buryo ushobora kumubaza ngo iyo umubiri ari muzima ugaragazwa n'iki? Iyo umuntu afite umubiri udafite ikibazo, uyu mubiri ubitse roho, ubitse ubugingo, ni iki kigaragaza ko uyu mubiri ari muzima? Nshatse natanga ikizami, bahagaze imbere bafite uburenganzira bwo kubaza. Umuntu akubajije ngo ni iki kiranga umubiri ko ari muzima? Ibisubizo mwampa biratandukanye, ariko reka mbareke no kubabaza. Ikintu cya mbere kiranga umubiri muzima ubitse roho nzima ni ikintu cyitwa ibyishimo. Ibyishimo. Iyo umubiri ari muzima, ikintu cya mbere kiranga ko umubiri ari muzima ni uko uba ufite iki? Ibyishimo. Ubu dufite abantu barakaye, kandi umwanditsi yaravuze aravuga ngo mwishime iteka. Ubu dufite abantu barakaye. Iyo utishimye, iyo umunezero wawe utagaragara, kenshi umubiri wawe uba ufite ikibazo. Ikizakugaragariza ko umubiri wawe ari muzima ni uko ugomba kuba ufite ikimenyetso kigaragaza ko uri muzima. Icyo kimenyetso nta kindi ni icy'ibyishimo, ni icy'umunezero. Rero kubera isi turimo, abantu benshi bavuga ngo yarabakaranze, usanga abantu barababaye. Hari ugeze avuga ngo ajya aseka yabyibagiwe. Ni ukuvuga kubera imibabaro yahuye nayo, aseka iyo yabyibagiwe, nawe ashiduka yasetse atabyiteguye. Ariko mugomba gushima, mukavuga ngo hari umurimbyi twaririmbye igitero cya nyuma, yavuze ngo none maso yanjye nawe matwi nawe munwa nawe mubiri we nimushimishe uwankuye mu ngoyi. Ntushobora kumushimisha nawe utishimye. Ikintu cya mbere kigaragaza ko umubiri ari muzima ni ikintu cyitwa iki? Ibyishimo. Sinzi umuntu uvise avuga ngo ibyishimo birahenda. Sinzi niba ariko namwe mubyumva, ariko biramutse bibaye bihenda bikaba bihari, abantu babigura. Uzabona isoko ribaho ibyishimo, azarindangire nzamuha abakiriya benshi, kuko nzi abantu bafite ubushobozi, bafite amafaranga, ariko babuze ibyishimo. Babonye aho babigurira, bashora imari bakagura ibyishimo. Ibyishimo bitangwa na Yesu. Uyu uri muri twe ajya atanga ibyishimo, kandi ntibizanwa nuko dutunze ibya mirenge. Reka da, iyo wemereye uyu mubiri, icyo ubitse gitanga ibyishimo, kandi ibi byishimo byaza bigasesekara inyuma, ku buryo umuntu wese ukurebye anezezwa nuko nawe unezerewe. Iyo wuzuye ibyishimo, nawe utanga iki? Ibyishimo. Ikintu cya mbere kiranga umubiri muzima ni umunezero. Nimuvuge ngo amen.
kandi uyu munezero twebwe uwuduha twamaze kumwakira ari muri twebwe. Mwemera abe muri twe, iby'isi itaduhaye azabiduhereza, ku buryo umunezero wacu uzatureba wese azawumenya. Icya mbere ni icyo ngicyo kiranga umubiri muzima ugomba gutunga roho nzima, nuko ugomba gutunga iki? Ibyishimo. Amen. Imunyikirize ngo amen. Icya kabiri iki cyo wenda simbizi uko kiraza kumvikana, ariko icya kabiri kiranga umubiri muzima utunze roho nzima ni umubiri ugomba kuba ugira umunezero ibyishimo. Icya kabiri ni umubiri ugira ibitotsi, usinzira. Abantu babuze ibitotsi, gusinzira. Ni iki kibabuza gusinzira? Dawidi yaravuze ngo nzaryama nsinzire nisigure, kuko Uwiteka mbereye maso. Wowe uzakanura ku manywa ukanure nijoro. Ni iki gituma umubiri wawe utagira ibitotsi? Ishime, numara kwishima nujya ku buriri uryama usinzire. Twagiraga umupasiteri wavuga ngo iyo umuntu yakiriye Yesu ngo araryama ngo akamera nk'uruhinja basizemo vite. Musinzire, muryame musinzire. Uri muri twe aduhereza iki? Ibitotsi, tugasinzira. Cyo ni icya kabiri mu bintu uzajya usenga usaba Imana, ujye ubwira ngo Mana ujye umpereza ibitotsi, kuko uyu mubiri wacu ukeneye kuruhuka. Icya mbere ni ibyishimo, icya kabiri ni iki? Ni ibitotsi. Kandi duhamagara abantu batagira ibitotsi ngo tubasengere. Muruzuye hano. Sinzi uwavuze ngo ikawa ngo igibuza ngo ibitotsi. Sinzi yariyo ngewe n'ubu nayinywa mvuye hano, kandi nazongera gukanguka ejo nka saa 4. Sinjya mbura ibitotsi. Ni iki cyambuza ibitotsi? Uri muri twe atanga iki? Atanga ibitotsi. Uyu mugomba gusengera, uyu mubiri wacu ugomba kuruhuka. Cyo ni icya kabiri. Icya gatatu ni ukurya neza kandi ukarya ufite apeti. Buriya reka mbabwire, uyu mubiri mwirya ibibonetse byose. Uyu mubiri mugomba kumenya ibiwukwiye, kubera ko ubitse roho. Menya ibyo ugaburira. Ntago ndibuze gutinda ku biribwa birimo byaduka, ibinyobwa birimo byaduka, ariko ni mumenye ibyo murya, kuko uri muri mwe hari ibyo atabwe bemerera kurya. Ni mumenye ibyo munywa, kuko uri muri mwe hari ibyo atabemerera kunywa. Uroho nzima mu mubiri muzima. Uyu ni umubiri ugomba kumenya ibyo urya. Uyu ni umubiri nyirawo agomba kumenya ibyanywa. Hari ibintu ushobora kurya, hari ibintu ushobora kunywa, roho iri muri wowe ubu bugingo tubitse ukabwangiza. Mwirya nk'abandi, mwinywa nk'abandi. Ntago muzi umuhungu witwa Daniyeli yageze i Babuloni mu gice cya mbere umurongo w'8 ngo bazana vino, bazana n'inyama, kuko muri we yarabitse roho nzima, yarabitse ubugingo buzima. Yumva ijwi rimubwira ngo biriya ntubyemerewe. Abandi babirya ariko wowe ntiwabirya. Abandi babinywa ariko wowe ntiwabinywa. Muzasome niba mwarasomye uwari ushinzwe serivisi yo kubakira. Daniyeli yamuhamagara amubwira ati ngewe rero biriya sinjya mbirya. Aramubwira ko umwami yabateguriye ko murasangira. Uri muntu ki yo kwanga ibyo umwami yateguye? Nutabirya urarya iki? Muzasome bibiri. Hari inyama, hari vino. Muzi ibintu yahisemo kurya? Yahisemo ngo ararya ibishyimbo. Baramubwira ngo uranywa iki? Ati ndanywa amazi. Uyu mubiri wacu nturya ibibonetse byose, ntunywa ibibonetse byose. Yabwiye umushinzwe ati bigerageza icyumweru kimwe gusa ubimpereze, urebe ko mu minsi mike ntazaba dutabariye biriya mwasize hari. Uzi ko ngo baje kubapima bagiye kureba Daniyeli, basanga niwe muntu usa neza, basanga niwe muntu udasanzwe, ariko bamugirira ishyari. Baravuga ngo uyu muntu wanze kurya ibyo umwami yateguye, itegeko rivuga ko bamuta mu rwobo rw'intare. Muzasome. Bamujyanye ku rwobo rw'intare kuko umubiri we yawurinze, kuko wari ubitse roho nzima. Niba mwarasomye Bibiliya, bamutaye mu rwobo rw'intare. Zaramuriye cyangwa ntago zamuriye? None se mutekereza ko impamvu zitamuriye ari iki? Baravuze ngo bari bazirije inzara, zari zishonje, zagombaga kumurya. Ariko kubera ko hari ibyo atariye, baravuze ngo impamvu Daniyeli intare zitamuriye nuko atariye inyama akarya ibishyimbo. Intare ntizirya ibishyimbo, zirya inyama. Burya yarya inyama intare zari kumurya. Ndagira ngo utangarize ko umubiri wawe menya ibyo uwugaburira. Ese muranyumvise?
twagera kwa kiriya gitero cya Daniyeli tugatera hejuru ngo nanjye bantayemo, zakuryana n'imyenda. Impamvu zitamuriye, hari ibyo atariye. Murinde imibiri yanyu kurya ibibonetse byose, kubera ko iyi mibiri ibitse roho. Ntujya kurya banza umenye ngo ibintu ngiye kurya birankwiye. Nujya kunywa umenye ngo ibintu ngiye kunywa birankwiye. Menya umubiri wawe umenye ibiwukwiye, kubera kubitse ibidasanzwe. Nimuvuge ngo amen. Nimunyikirize ngo amen. Cyo ni icya gatatu. Icya kane ni umubiri ugomba kwitabwaho, ugomba kugirirwa isuku. Abanyamujyi, abanyakigali ntago twabatoza wenda ngo isuku, ariko mumenye ko uyu mubiri ugomba kugirirwa isuku, kubera ko muri wo habitse ikintu cy'agaciro. Muwiteho, muwukarabye, muwusige, mumenye ngo isuku ni kimwe mu bintu tugomba kwitaho ku mubiri wacu. Kubera ko twagiye tuvukira mu byaro, kenshi wasanga n'umuntu ashobora no gukaraba na rimwe mu cyumweru akumva ko ntacyo bitwaye. Ariko nagira ngo mbatangarize ko uyu mubiri ubitse ibintu bidasanzwe. Tugomba kuwugirira isuku, kubera ko ibyo ubitse ni ibintu by'agaciro. Nimuvuge ngo amen. Nimunyikirize ngo amen. Haleluya. Ibyakorwa kugira ngo umubiri wacu, ibyo tugomba gukora kugira ngo uyu mubiri wacu ube muzima, byakabaye byinshi. Nabyo reka mvuge nabyo nka bitatu, ko nshaka ko tuza gufata umwanya wo kuza gusengera imibiri yacu kugira ngo ibe mizima rwose, kuko ibitse ibintu bidasanzwe. Ni iki twakora kugira ngo iyi mibiri yacu, ntago ndi umujyanama w'ubuzima wenda mwabyigishwa na muganga, ariko nagira ngo mbatangarize ko kugira ngo umubiri wacu ube muzima ugomba kuba ari umubiri ukora siporo. Tugomba gukora siporo. Barokora nyine ari ubyubabwira ukumva ntibabyumva, ariko biratangaje kubona ushobora kunywa ibiro 5 by'isukari, ukarya umufuka w'umuceri wicaye gusa ukumva ko bihagije. Reka nyaboneka nimukore siporo. Abantu barimo barapfa kubera iki? Kubera kutita ku mibiri yabo. Barangiza ngo bantumye amahembe. Nta hembe bagutumye, warariye. Hibuka ko umubiri wawe ugomba gukora iki? Siporo. Roho nzima mu mubiri umeze ute? Muzima. Mu bigomba gukorwa, mu byo mugomba kwitaho, mugomba kumenya ko uyu mubiri wacu nawo ugomba gukora siporo. Icya kabiri ni ukuruhura, kuruhuka umubiri. Nibyo nababwiye wa mugabo yavuze. Yaravuze ngo umubiri ugira inzika. Dufite abantu mu buzima bwabo batazi ko umubiri ugomba kuruhuka. Gukora ni byiza, ariko umenye ko hari igihe bishobora kuzagera kweguka bikanga. Bikanga pe. Muruhuke. Zashaka Pastor Desire tuganire. Yigeze bimbaho, yigeze ngira umunaniro kabije pe, kabije. Mpagaze imbere y'iteraniro ndi kubwiriza, muri kubona buri kanya mpanagura iri jisho. Ndi kubwiriza, ngiye kumva numva ikinya kimfashe kwiritama. Navuga nkumva nkaho umusaya uri kuba munini. Ngiye kumva numva amarira amanutse ku jisho. Ndahanagura, amarira yanga gukama. Nagomba kubwiriza iminota 45. Nakoze nk'iminota 25. Mbwira Pastor nti ngwino usenge. Araza, ngiye kwicara numva uruhande rwahangaha rwanze pe. Naratashye ngeze mu rugo mbwira madamu nteko ndi kumva mfite ikibazo, iri jisho numva ritameze neza. Arambwira ati nose ubwo waryama utagiye kwa muganga? Njya kureba muganga. Ngiye kureba muganga arambwira ngo wagize umunaniro ukabije, imitsi yo mu mutwe ishobora kuba yagize ikibazo. Fata uyu muti ugenda utonyangirize mu jisho, ejo uzaryama uruhuke bizakira. Bampa umuti ndaza, madamu ashyiriramo udutonyanga 2 ndaryama. Kubera umunaniro niriranywe narasinziriye bidasanzwe. Madamu wakangutse kubera ko azi ko naryamye mfite ikibazo, acana itara. Acanye itara, andebye abona umunwa uri hano wahengamye uza ahangaha. Arangije ambwira ati sheri wahengamye. Ndamubwira nti ndakanguka ndikanga nti kunkangwe. Ati wahengamye. Kumbe ijisho hahumirije rimwe irindi riri kureba. Aragenda azanira miriwari. Ndebye gutya mbona umuntu uri hano. Arambwira ati sheri wahengamye. Mu gitondo saa 12 arambwira ngo nta nimero y'umumotari ufite kujyane kwa muganga. Mpamagara umumotari aranyirukankana angeza ku Muhima. Umuganga wanyakiriye arimba muri korari yo muri ADPR ku Muhima duhuza umutima. Uwo muganga yaranzi nagiye kwigisha abana nabyo namwe umukozi w'Imana ngo warwaye paralyse faciale ryari.
ntinafashwe ejo. Arambwira ati wahengamye, wagize ikibazo gikomeye, iyi ndwara ni mbi cyane. Ntiyankoreye bimwe bibanza, yahise anshyira dogiteri. Dogiteri ankubise amaso, arambwira ngo wafashwe ryari? Nari mu giterane ejo saa 8. Arambwira ngo iyo ndwara iyo igufashe nturenza nibura amasaha 3 utari wagera iruhande rwa muganga. Wafashwe ejo, none uje ku munsi wa mbere saa 1, warafashwe ku cyumweru. Ko watinze byatewe n'iki? Ntabwo nari mbizi. Arambwira ngo ngewe ntabwo nabasha kuyivura, jya CHK. Anyandikira transferi, jya CHK. Ngeze CHK, dogiteri wanyakiriye yarambwiye ngo wafashwe ryari? Ntinafashwe ejo. Ati waratinze kuza kwivuza, imiti twagomba kuguha mu masaha agenwe yarenze. Sinzi icyo turagufasha, urihangana tuyikwandikire, wowe ugenda uyifata uko imeze, urebe ikizakurikiraho. Anyandikira imiti 60,000 ngomba kunywa mu cyumweru kimwe. Muruhura imibiri, avuga ijambo ryitwa kuruhuka. Kono gukora aho mwakoreye se ubundi simbabujije, ariko muruhuke. Yanyandikiye imiti 60,000 itari kuri mitiweli, anyohereza kuri farumasi kuyibona byabaye ikibazo. Ayo mafaranga nayo ntago nari nyafite 60,000. Nandikiraga umuntu w'inshuti yanjye, ariko nkamwohereza n'agafoto yareba ukuntu umunwa wagiye. Ati ndayaguhada, ndayaguha ugenda ujye kwivuza. Naragiye ngura imiti, naraje ndayinywa kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere. Yari yamwe ku wa mbere nzasubireyo. Ngezeyo azana mashini, ashyira imbere ya mashini, arambwira ngo umunwa wagarutseho santimetero nkeya gusa nk'eshatu, ngiye kuguha undi mwitozo ugenda ukore mu cyumweru gitaha uzagaruka. Muzi umwitozo yampaye, yanyandikiye ikarito ya shikarete. Arambwira ngo uragenda umara icyumweru wicaye, ujye urya shikarete gusa kugira ngo iyi mitsi ujye. Nariye shikarete mwa bantu b'Imana. Yarambwira ngo ntuzamara umunota n'umwe utari gukanja kugira ngo wumve ko iyo mitsi yagaruka ku murongo. Njya shikarete, icyumweru gishize nsubirayo, ngeze yansubiza kuri mashini. Arambwira ngo n'ubundi hagarutse gato, usigaje undi mwitozo umwe. Ntenuwuhe? Anyandikira igikarito cy'ibipurizo ngo nge nirirwa mpuriza kugira ngo nzahuhe mu gipurizo cyuzura umwuka, cyuzure. Narapurije, ngira umukobwa akaza akanyicira iruhande agaseka, ariko papa nawe ibintu burimo n'iby'abana. Hatubwo uri kugira ute? Niceceka wa mwana we, ibipurizo ndabihuha birashira. Subirayo, ngeze yashyira kuri mashini. Ati ni gato kagarutse, noneho ujye ugenda wicarana akajerekani k'amazi, ujye usuka mu kirahure ujundika amazi, kuko naranywaga byari ibintu bikomeye cyane. Nkirirwa njunditse amazi. Haciye icyumweru nsubirayo, ukwezi kwarimo kurarangira. Ngezeyo arambwira ati noneho tugiye kukwandikira kine, uzajya uza 2 mu cyumweru muri kine. Najyaga muri kine, bakazana mashini imeze nka telefone, bakayicomeka mu mashanyarazi, bakayizirikira hano ku itama, bagacomeka bakatsa. Habagamo ibintu bigenda bikurura, nkamara iminota 30 cya kintu ugenda kinkurura. Mara ukwezi njya muri kine ku wa mbere no ku wa kane. Uwa kane wa nyuma nasubiye muri kine, yasize kuri mashini. Arambwira ngo menye usenga, iyi paralize nta ujye uyikira. Kenshi umuntu arahengama bikagendanira ko cyangwa bikataka n'urundi ruhande. Ati ndabona ibyo ari byo byose hari ikimana iri gukora. Uwa kane wa nyuma nasubiye muri kine. Narasohotse mvuye muri kine kuko ufite agakarita wuzuzaga ko waje. Mvuye muri kine sose ngeze hanze, sanga hari umuntu bazanye mu kagare. Ngo yavuye mu kazi araryama, mu gitondo abyutse ngo ajye mu kazi, abyutse yumva ameze atya. Bamuzanye ameze atya, yabaye atya. Yagiye mu kazi ari muzima, agiye kubyuka yumva ameze atya. Nimukore ariko munaruhuke. Uyu mubiri Imana yabahaye, mugomba kumenya ko ukwiye kugera igihe uruhuka. Amafaranga utabonye ku wa mbere ntuyabone ku wa kabiri, ntuyabone ku wa gatatu, ntuyabone ku wa kane, ntuyabone ku wa gatanu, ntuyabone ku wa gatandatu, kugera n'ubwo ku cyumweru uza guterana ufite stress, ngo umwigisha ngo yatinze, ngo umukiriya yancitse. Mwabaye iki? Mugabanye umuvuduko. Uyu mubiri muzawubazwa, nimuwukoresha nabi muzawubazwa. Buriya bariya bene data nubwo mwirwa muvuga, ariko bariya bene data mujya mwita ngo n'abazungu, bariya ni sawa. Arakora akavuga ati mu mwaka utaha nzajya kureba ahantu ndebe imvubu, ndebe imbogo, ndebe ingona. Wowe nturebe, mujye mujya kuri Nyabarongo basi murebe nibe. Ariko mwebwe mubayeho ngo muruhuke, muruhuke. Niba abapasiteri bazabashyiriraho namwe ukonje yo kuruhuka, sinzi icyo bazabakorera. Ariko sinibaza umuntu uvuga ngo amaze umwaka wose ibyo wakoze utagwije ni ibiki? Imibiri yanyu
muyishakire umwanya wo kuruhuka. Nimuvuge ngo amen. Nimuvuge ngo amen. Sinzi impamvu mbahaye ubwo buhamya. Nari mbabwiye ngo mugomba gukora siporo, icya kabiri mugomba kuruhuka, icya gatatu ari nacyo nsoreza tujye gusenga, icya gatatu cyakorwa ngo umubiri wacu ube muzima, umubiri wacu ube mwiza, ni ukwirinda ibyaha. Ibyaha birasazisha mwa bantu. Ibyaha, imibiri yanyu muyirinde ibyaha. Niba ari Pawulo sinzi wabyanditse, aravuga ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari isengero z'umwuka w'Imana uba muri mwe. Fite abantu imibiri yabo bayihaye Satani, yuzuye ibiyobyabwenge, yuzuye ubusambanyi, yuzuye ubutinganyi. Iyi mibiri, iyi roho nzima igomba kuba mu mubiri muzima. Utekereza uta umubiri wawe wahaye ibyaha, kutunze roho nzima ntago bikunda. Ntago roho ibana n'ibyaha. Niwimika ibyaha mu mubiri wawe, roho izava bigende, usigara ugira ngo hari icyo utunze kandi nta kirimo. Tukubone wimakiye, tukubone wisize, tugire ngo hari ikirimo, kumbi ni umubiri ubereye aho ngaho gusa. Icyo ni icya gatatu tugomba gutunga kugira ngo imibiri yacu ibe itunze roho nzima, nuko tuyirinda iki? Ibyaha. Ibi bintu mubyumve, mubigire ibyanyu. Sinzi impamvu iteme bayiteguye kwari kugira ngo bongere babakangurire ko uyu mubiri ubitse ibintu bidasanzwe, ugomba kwitabwaho, kandi byanga bikunda n'uwukoresha nabi uzabibazwa. Aya magambo Pawulo yandikiye Abatesalonike yarabateguzaga, ababwira ko Yesu agiye kuza. Iri jambo narikunze, yarivuze neza cyane. Yaravuze ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, ngo kandi mwebwe ubwanyu, yaravuze ngo n'umwuka wanyu n'ubugingo bwanyu n'umubiri byose birarindwe, byose birarindwe, kandi uwo kubirinda ni wowe. Ni wowe. Ariko ni gute munanirwa kurinda ibintu Imana yabahaye? Urabona 5,000,000 ukagura imbwa, wabona 10 ukagura kamera, wabona 15 ukazana umusekirite. Ibyo birarizwa urufaranga rwawe, n'umwana ntagera mu cyumba cyawe aho rubitse. Ariko iby'ubugingo biri muri wowe kubirinda byarakunaniye. Rinda. Yo mpamvu Pawulo yandikiye Abaroma 12:2 aravuga ngo rinda umutima wawe kurusha. Rinda. Yaravuze ngo ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose, mugize imitima mishya. Iyi mibiri yacu byange bikunde, nimutayirinda muzabazwa impamvu mutayirinze, kandi Kristo ariyo yabahaye ngo ibashe kubikwamo iby'ubugingo. Nimuvuge ngo amen. Mvuze ibintu byinshi, bivuze nirukanka kugira ngo we narwane n'igihe, ariko nari mbabwiye ngo hari ibintu biranga umuntu ufite umubiri muzima. Navuze ngo icya mbere ni ibyishimo. Umuntu uri mu iterano utagira ibyishimo aze kureka tuze kumusengera pe. Umuntu utishima ateye ubute no mu iteraniro, aratubangamira. Urabwiriza ukabona yararakaye, ukagira ngo ibyo uri kuvuga kandi mu bantu bagorana, abantu batagira umunezero mu rusengero bateye ubwoba. Kandi abanyakigali bo rero ngo kubera ngo banize ngo bafashwa muri discipline, wabwira umuntu ngo zamuramo akaboko akamera nk'uteze lift, ngo wajye uzamura, mwagiye mwishima, mwagiye mugaragaza amarangamutima yanyu, ibintu by'ubunyamugi mwazanye, mwakoroshye tukareba ko iminsi yakicuma mwakagira Imana. Nimuvuge ngo amen. Ibyishimo. Muntu wese ubitse ubutunzi bw'Imana muri we harishima. Cya kabiri navuze ngo no gusinzira ni ibitotsi. Byo kurya byo gaharo wabwira ngo kurya neza, ahubwira ati warahaze. Ariko kurya neza ntibisaba ibya mirenge. Isuku nayo ntekereza ko ntago amazi wakoga, ntago kujya muri saro, hari ibintu ntago usabwa ibintu byinshi kugira ngo umubiri wawe ugombe kuba ari muzima. Ndagira ngo munyemerere dufate umwanya dusenga. Ikintu tugiye gusengera, murabizi ko twasengeraga abagabo, tugasengera abagore, tugasengera akazi, tugasengera abana, tugasengera amazu, tugasengera imodoka, tugasengera visa. None tubonye icyifuzo cyo gusengera imibiri yacu. Ariko ndatangaye, iki cyifuzo uzi ko abantu ntabwo bajyaga nyabuneka musengera amatwi yanyu ajye yumva ibintu bizima.
musengera amaso yanyu arebe ibintu bizima. Muzi ibintu muri kureba. Ejo we nagiye kwigisha ahantu, bari bantumiye ngo njye kwigisha korali, nari muri Soresi Kacyiru. Bambwiye ngo njye kuvuga hejuru yo kuramya, ngo mvuge hejuru y'indirimbo. Ikintu navuze ntabwo gusa nicyo nari ingambire. Abanyamakuru mujye mubatinya kandi mubemere n'abahanga, baracukumbura. Navuze ko indirimbo abantu barimo baturirimbira zigomba kugira ibintu zikora mu rusengero. Naravuze ngo indirimbo ibintu zigomba gukora, harimo ikintu kimwe cyitwa kubohora imbohe. Kuko ngo Paulo na Sila ngo bageze muri gereza ngo bararirimba, ngo izindi mbohe zirabumva zirabohoka. Nabwiye abantu ko dufite imbohe ziba zaparitse imodoka hano hanze, umuntu akaza kuririmba aboshye, agataha muri etaje aboshye. Mugomba kugera ku rwego muririmba umuntu waje hano aboshye akabohoka. Noneho nari ndavuga nti indirimbo muri kuririmba kugira ngo zizabohora abantu biragoye. Kubera iki? Nta butumwa burimo. Mvuga iyo nabonye ejo bundi abantu bari ku mazi bari kubyina, noneho umunyamakuru abaranyatasa aravuga ati iyo ndirimbo ngo nayivuze kandi mwese ntago nyibabajije, ntawe utayizi ahangaha uretse wenda pasiteri simbizi, ndaza kubimubwira neza gusoza. Iyo ndirimbo yafashe isi, abana bayiririmbye, abakecuru bayiririmbye, eko ibintu byakomeye. None mureke mbabwire, pasiteri ari kubaza madamu ati yimbwire, nawe ashobora gusanga ntayazi. Narishatse kubabwira ngo amaso yanyu arimo arareba ibiki? Ibyo ugaburira umubiri kenshi usanga ari byo biwutegeka, kandi nimudaha amaso yanyu ibyiza, roho yanyu izangirika. Abakristo twagenewe ibyo tureba. Dufite Bibiliya, dufite indirimbo, dufite abahanzi. Ni ibiki mutunze muri telefone? Ni ibiki murimo murareba? Yavuze ngo none maso yanjye, nawe matwi, nawe munwa, ibyo Imana yabahaye byose tugiye gusengera amatwi yanyu. Nuko bidashobora ngo muyakureho muyazane hano muyarambika hano tuyasengera, ariko mukwiye gusengerwa pe. Iki cyifuzo mwagize ni cyiza cyo gusengera imibiri yacu. Twarabasengeye, mubona abagabo ntimwaza gushima, mwabonye abagore ntimwaza gushima, mwabonye amazu nimuza n'imibiri. Rero noneho tuyisenge nisigaranye ibibazo kubera ko ibitse roho. Amen. Dukomere Imana amashyi, twakira umushumba wacu, pasiteri wacu naza dusengere. Icyifuzo ni kimwe, nasengere imibiri yacu, ayibwira Imana ngo Mana dukeneye ko imibiri igira ubuzima. Imana ibahe umugisha. Amen. Yesu nashimwe. Mana yacu, ndagushimiye ko ujya kurema umuntu warabanje umubumba mu mukungugu hasi, hanyuma umuhumekera mu mwuka w'ubugingo. Uwo muntu wa mukungugu ahinduka ubugingo buzima. Umuntu rero yabaye muzima, agira umubiri muzima, ariko kubera ko harimo ubugingo n'umwuka. Rero turagusabye, tunagushimira ko turi mu bihe by'amasengesho no kwiga ijambo ryawe, ariko intego nyamukuru ni ukugira ngo hano ku isi mu gihe turajya mu ijuru tuzabeho neza mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'ubugingo no mu buryo bw'umwuka. Tube bazima kandi turindwe, ibyo bintu byose tubyiteho, buri kintu cyose tugihe ikigikwiriye mu gihe cyacyo. Umubiri ubone iby'umubiri kandi bitawangiza, biwufasha, turinde ibyaha ko birawangiza, ndetse bigatuma n'ubugingo n'umwuka bikabura aho biba, bigatuma umuntu yapfa. Noneho umugambi wawe wo kurema umuntu mu ishusho yawe, yo kumuhumukira mu mwuka wawe kugira ngo ubugingo buzima amuvinge, akore, agukorere, bikabura. Nyuma yo kumva ijambo ryawe rero, n'ingingo zitandukanye twumvise zishobora gutuma tubaho neza mu buryo bw'umubiri, ndetse no kwirinda ibyaha ko birangiza. Mwami, ibyaha birangiza, byica umubiri, byica ubugingo, bwikica roho, umuntu akangirika burundu, agapfa ahagaze. Wamureba ugasanga afite izina ry'uko ariho, ariko ari intumbi, yarapfuye. Ubwo rero Mwami, ndasenze nsabira abantu bose bari hano kugira ngo uduhe ubwenge bushingiye mu ijambo ryawe, uduhe kumva ijambo ryawe no kurishyira mu bikorwa kugira ngo dukunde tubeho. Bisabye shima mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.